Ninde? Grafe. Salam. Mavi. No. Miyagira imagenda uri wasunika Mavi. Kandi Mavi, kandi narakubwiye Mavi. Iyo mico naga ari myiza. Ukuntu uri kwitwara nago bishimishije. Uri murazo kandi urukinye mukansunika wowe. Kandi uzi ko ntabona uko nuko umuhotera. No, zaruhuma mwiyemeje kwigira badanje. Uri murati kuri sura irembeje ngo niwe yahohotera. Nese njye wakugize impunzi. Oya, uri kumbangamira uri kumfatanya n'ubumuga mfite ukaza ukambangamira wowe. Ndagufatanya n'ubumuga mfite se ndizo filme zirimo gukingiriza umuriro kugeraho. Oya Mavi, wajya umenya ko nakwitayeho. Wamfashe nk'umuntu nanjye ko ndi umuntu nk'abandi. Uramfatirana nuko mfite ubumuga. Hano naho mumenya guterera abantu imihoye. Wagiye batanga umuntu nk'abandi. Umuntu nk'abandi udashobora kureba. Iki ni iki? Nareba se nago narebye. Nago nakwitagaho. Akanaga. Nago nakugaburiraga Mavi. Nago najyaga gukora mwicaye mu rugo mwese nkabitaho nk'umuryango. None uri kumfatirana muri ibibazo mfite. Ibihe bibazo. Muramfatirana n'uburwayi wowe. Nanjye nararebaga. Kuba barandoze rero nago byatuma umfatirana muri ubu muga mfite. Kuki bakuroze se bakansiga. Ubwo ni imigambi y'Imana kugira ngo wari warandiye hiti warigize nyiri migambi ninde bashize imbere n'icyusa. Mbere yuko n'ababyeyi bacu bita Imana baravuga ngo umwana wacu azatugeze imbere ko wagiye Uganda bakakuroga uwazanye iki usibye inda naya makuru ese ubundi ninde wagufunga igipesu kubutemera gufunga igipesu n'umuntu umwe wemera gufunga igipesu muri iki gihugu urumva umukuru w'igihugu rukuruto Mavi nyubaha ibuka ko ndi mukuru wawe kubona ari kureba rero nago byatuma umfatirana narabatunze nk'umuryango uko nari nshoboye wimfatirana muri uburwayi mfite urashoje none umeze nk'akamashini karimo komprime urabyuka urumva umuntu agutungira urutoki ahantu uri bujya kwituma akagutungira urutoki ibyo uri burye ukagenda ukuruza iki gikono wagira ngo urinuza hanyuma Kamariza akagukira imbere cyusa yari umuvandimwe wacu cyusana n'ubu n'umuvandimwe wacu ujye wibuka ko tunanahuje n'ababyeyi urumva ntabwo duhuje ababyeyi iki cyo ukibuka kandi cyusa reka mubwiza ukuri ngewe nubwo uvuga ngo uri grafe urumva kuba ubyuka ukabyuka wicaye ninde wakuzaniye ibiryo ninde wakoze iki ndajya gusenya ndi jyenyine nkajya kuvoma ndi jyenyine ntago ndi umucakara wanyu wowe na Kamariza na kira gikobwa gihora mu mujyi wagira ngo ni kamugi nge nanakubwiza ukuri yusa ngo bagoye uruzi bwo kwica pana guhumisha no kuduhuma ariko Mavi iyo uvuga ngo uravunika nge ntago navunitse ntago nabagaburiye ntago nabariye mu mashuri ababyeyi bacu bakimara kugenda ntago ari nge wasigaye mbitaho nk'umuryango none uri kumfatirana muri iki gihe mfite uburwayi nguvuye gusenya ingwe senge ntago najyagayo ntago nabikoraga jewe nimfatirana nanjye nakira we nanjye bamvuza nkakira ningira amahirwe nkabona amafaranga nkivuza nanjye nzakira nimfatirana rero uzivuza kuyandi uheruka igiceri cy'ijana ningira amahirwe nkibi wowe tubonye n'amafaranga yo kwivuza ngiye naguramo indaya no reba mubwiza ukuri cyusa yego sinishimiye kuba uri impumyi ariko sinjye wakugize impumyi kuba rero byarabaye ukaba impumyi urumva nta gihombo mbifitemo dore na hiti wari ufite muri karitsiye bavuga ngo cyusa n'umwana mwiza ngo cyusa afasha abantu ni ngewe urimo kubafasha kandi ngewe ureba urumva n'ikimenyimenyi inkoni ya nindi giye gucika nkayiko akanyuma tukareba nimba uri bwongere kureba ariko nubwo ibyo byose wabikora nago bikwemera kumbangamira nago bikwemera kumfatirana ngo mfatirane mu burwayi bwanjye none se kuki ngiye ikibazo ufite cy'ingenzi kuki Kamariza kugaburira akakugabira saa sita nimugoroba nta kintu ukora ari ukuzuza tuwarete nanjye ariko narakoraga nanjye narabagaburiraga mu gihe utagikora dore n'imfunga niyo zifunzwe ako Mavi hano habaye iki nani moganiza grafe mubwira iterambere ry'igihugu ahantu tugeze dusigaye ako Mavi nzakugire gute uyobeka ari mukuru wawe uzi imyaka kurusha Mavi urabyibagiye ibintu yadukoreye byose reba ukuntu bazamuye ijwi bakanurutse ku muhanda numva wasakuje reba umuntu uri kubwira ariko ese Mavi kuki nta bwenge mugira nzavuga kugeza ryari ariko cyusa twa turimo gukiringa nk'abavandimwe namubwiraga noneho urwego tugezeho urumva turashaka no guhostinga nimba ari ngombwa abakongomani tukabasare bazajya babamo bakareka guteza amagambo cyusa nibyo ari kuvuga oya arabeshya arimo araza yanurutse inyuma aransunika nikubita hasi ndio gusa Kamari urumva ngewe ntabwo ngira ku buryo najya gusunika ruhuma kandi Mavi ntukabone uri kureba ugenda wemye buri kimwe cyose ngo urebe ugire ngo uyu ntago yegeza areba nawe yararebye ubu ni ubumuga ari kubana nabwo aka kanya ariko hari igihe nawe azareba kandi igihe yarebye cyari gihagije pe yakoze uko ashoboye kugira ngo tubeho kuki mwibagirwa vuba uzi imvune yahuye nazo uyu nguyu ababyeyi bacu bamaze kugenda aho kugira ngo
twicare tumubere barumuna be n'abashiki be beza ni twebwe turi kumurya imitima ni kwa kundi uvuga ngo reka cishe muri yuzura umuntu atazahumura ugire gute nyine kuba humya amaso byamuviraho no guhuma umutima ugasanga abaye ruhuma house none uri gushaka kumwicira rimwe uri kumwicira rimwe nuko Imana yakoze ikosa umubiri yamuhaye yakuwangiye nkajya nkanga n'abakobwa muri quartier ariko maze ntushima urareba uragenda buri kimwe cyose uri kukireba we yabuza no kureba n'akantu na kamwe uraho ngo nta soni none se kamareka nkubaze nje n'ikintu namubwiraga none urabigaruye reka mbivugeho ikintu namubwiraga urabyuka mu gitondo ukamenyera ngo ararya ngo bamufiriye ngo iki ngewe mvuye gusenya umukanya mugiye kunuma kuvoma mama bure nyina nubwo yamubuze ntabwo nawe wajya kuvoma uyu munsi ibyo yakoze ntabwo byari bihashije ntabwo yakugaburiye mafi none se mugiye ngabanya ijwi mafi ngabanya ijwi tudafatana nonaho nta soni mwigeze nshanutsi muzi kuvuga gusa no kurya udafite neza ntabwo njya kugutekera kandi yarahindutse uriya mwana rwose yarahindutse ntabwo ariko yari ameze sinzi ikibazo afite muri ino minsi babahazi sinzi ibyo wabangaza kariya mushiki we wananiranye wigize ikirara nako kari kuzamura ijwi mbone ko atanabyibuha n'umushi akagira umeze neza nta kibazo nose wanyweye igikoma oya nari ntarareba ariko ndaje nyuma mu kanya ariko nta sukari dufite urapfa kukinywera oya nta kibazo azana n'inywere ndabona azanye inywere kamuzanira igikoma ubundi Joseph aha ndetwa Joseph ntabwo yitwa Joseph yitwa John kuva ryari sema naga ababyeyi bacu bakwise Josiane cyaje guhinduka ubu w'Imana Josiane uryikuyeho hejuru y'izo minwa wambaye se ko numva ufite ikibazo ko nuza kumwenda wawe ariko nta soni ufite reba amatako wayanitse we ubwo se uri guca uciye he ciye mu nzira mbabara mbwe ko uciye muri umudugudu wose wanitse amatako gutya Debe ibintu wisize ku maso. Nk'ubu sumaze imisuriye. Aho ndi birakureba. Ese urareba koko tuvugisha ukuri kamwegere tuvugane tureba. Tuvugisha ukuri. Uronge ntatinyuka kuza kwicara muri iki cyaro narangiza nkakomeza kugira amadegede nkayo uri kugira. Nako se Josia amadegede adutwaye iki mu gihe aribwo bushobozi dufite uragira ngo turye iki? Niki suba waduhaye tukanga kukirya? Uko sukeneye. Nyene iki ngeze impano uranaje wamu nyirinzu yavuye hano mu gitondo kumva arashaka ko tumuha amafaranga cyangwa tukamuha inzu ye nta mafaranga dufite ibibazo dufite muri inzu urabibona cyose ukuntu ameze urabizi musaza wawe nawe ukuntu ameze urabizi nta numwe wagira ikintu mfasha nirirwa hano ndi mu mirimo ndimo kubatekera wazanye amafaranga tukishyura inzu ariko warubizi mu nshingano neza mufite mumenye ko nge ndi muto hano ntago ndi mukuru ngo ndabarera ahubwo mwagakwiye kundera none urimo uramfatirana ngo nhereza amafaranga y'inzu nase umugiye urugamo n'uwiki nase mbigenze gute aha nicara ndi gufasha musaza wawe utareba ufite ubumuga bwo kutabona nicara mutengata mujyana ahantu hose ubugira ngo nkora iki none nimba musaza wanjye afite ubumuga bwo kutareba wowe urareba rero uzagiye wahingira abaturage wabavomera ubona icyo wishyura kuko ngiye yingiye nsa nk'utayibamo n'ubundi Yesu adeni nungu ubona arinje gufata akambaro nk'iki nase reka nk'iyi telefone ufite igura amafaranga nayo isha igura amafaranga menshi none se nta kuntu wayitanga bakaguha amafaranga ukazana tukabaho ndebera nk'ibintu Jojo ngiye nanga ifone yanjye kugira ngo mbagaburire nimwe mukwiye kundera ntago nkwiye kubarera ubu ngubu tukurere se basi wicaye unamfasha n'imirimo njya gushaka amafaranga ngewe ni ubusane kubura n'umuturage basi mpingira nkabona amafaranga mu byiza nirirwa nigaragura nicare nkawe mu biguti yabijabye mu ngofero zijabye mu masafuriya ari imbyiro urabona n'umwakire ukuntu wambaye amatako wayandi unaona
uyu niwe mwana w'i Kigali. Nicyo kibuno kikosha mama. Nicyo kibuno kigushuka. Ende. Reka nkubwire isi zakwigisha. Manje nago narara muri aka kavumo kanje. kanje. Ndakwinginze ibibazo ufite birahagije. Sinshaka kesho uzaza hano ukaryama hari ufite inda. Tukarera abana nanone. Ukazana iminja basanga abasaza bawe bameze gutya. Inda barasitara bakayisama. Reba ukuntu umeze ni gute utazatwara muri viziyo. Abagabo bose birwa bareba ibibero byawe. Nayo mabuno waziritse. Ubu wambaye gutya wabiki. Ngiye Jojo. Nambara izo ngutiya zawe. Ni kumva bise umubyeyi atambuka. Wabaye umubyeyi hakiri kare. Ubwo bubifiringa. Ngiye rero ndacyari top. Reba ukuntu usigaye uvuga umeze. Reba ibintu uba wisize ku maso bimeze nk'iby'amashitani. Nakore Josia. Iyi surimo izakwereka. Reka nkubwize ukuri. Ubwo ngiye mfite n'umudiaspora uvuye hanze vuba ngiye kuba ndi kumwe nawe muri apartment. Ubu nanje no gutora imyenda. Utagira umudiaspora dada. Umudiaspora ni ibiki? Uzamumenya. Ubu uragiye Josia. Ana yanjye cyo kora ni wowe ugomba kundengera pe. Uricerera amasaha y'ikigihe nta n'amafaranga yo guhaha hari. Urabona ko turi bubwirirwe. Madame, kumbona se uje mu nabi ni iki kibazo ufite? Shaka amafaranga yo guhaha. Uhaye iki ku mufuka w'umuceri nazanye hano ejo bundi? Warashize. Warashize. Umufuka w'umuceri muri amezi 3 urashize. Warashize. Runaga rurugo nabanyigaburiya mbabwije kuri kwimana mu ijuru da. Surugo. Hanyuma ibiro 3 bya kawunga bakuye ejo bundi kwanuza. Nabyo byarashize. Ibiro 3 mubiriye mu cyumweru kimwe murabimaze. Byarashize. Urusurugo noneho ni ikigo ndi kugaburiya cy'amashuri. Ahubwo mbazanga abanyeshuri ko nabumva banasakuza ngo basinye numva urusaku rw'abana menye ko ari abanyeshuri mwagaburiye. Sabana bawe babirya. Abana babiri nibo barya ibiryo bingana kuriya. Ngo nago nabana nabyaye abana nabo narangabyaye. Uyabonaga ari abana batuma umuntu yubaka. Oya nibo babirya. Ngo nago rwaba rukiri urugo umuntu yagira nuza. None turabwirirwa. Turabwirirwa. Uyu munsi? Oya nago natuma mubwirirwa pe. Ariko se nanone tuvugisha ukuri mada. Naho ushize mu gaciro amafaranga ndayakura he? Hari abapangayi bari mu nzu amaze amezi 2 batishyura agenda agiye kubishyuza n'ibiryo turye. Abayaya bari. Nicyo nkundira abagore. Aho kwa Korodu bayamariye no kwa Bamavidu bayabariye. Nose izo nzo ebyiri tuvugisha ukuri nko kwa Bamavida inzu yo kwa Bamavida sibamo 7,000. Byavamo ibiro bingaye by'umuceri sibiro 7. Abana ejo bundi nishuri umwana amashuri 2,500. Urumva? Jacques nawe namwishuri 3,500 ngo harimo nayo kurya saa sita kwishuri. Amafaranga nyakure. Urajya kubishyuza amaze amezi 2 batishyura. Aranayazi. Mada, nzania bote ngwere. Tuvugisha ukuri koko nasubira ku bantu ngo ngiye kongera kwikopesha ejo bundi aribwo mwe kawunga bavuga ngo nurugo mbeshejeho cyangwa nikimba mbesheho tuvugisha ukuri. Abagore ntabwo bajya bashira mu gaciro yabonye kuhaho neza arabibahata akabibahata. Sikira kandi ntugaruke imbokoboko uzubizanye. Ntugaruke imbokoboko uzubizanye turare turiye. Singaruka imbokoboko uzubizanye. Nze mbizanye kandi murabe muri niryo tegeko utanze nk'umugabo muri uru rugo. Urakoze kunshaka. Warakoze gutanga inkwano n'amategeko urafite mu rugo ndabizi warakoze kubaka ahubwo se nirangi uzarihindura ryari ko numva amategeko utaraya kigabo. Uzarihindura. No munwa gusa. Ati ibyo muvuga muza kwa mubishira mu wamva imbere basi nekereze neza. Abagore bagira stress. Kandi abagore aho badashimira ushobora no kuza gutyo ukavuga ngo nabikopesha icyo kiro cyaka ngo wakizanye n'umukiro ukazana wenda nk'ikiro kabizana. Yakureba neza amaso agahita kubaramo amafaranga. Wajya kumva gutuye ikibazo akakubwira ngo amakariso yarashize. Abagore nuko tubatunze. Abafite abagore mubanye nabo imyaka n'imyaka muri intwari. Nako nahantu batanga amapeti yo kuba umuntu atunze umugore. Naho ubundi gutunga umugore mukamarana umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu.
nk'umuntu w'umuntu ndahera he noneho kwa Mavide. Yes. Okay. Dushe baranze barayigusha. Ngo amafaranga bayafushije ubusa amafaranga yanjye. Cyaka amafaranga yanjye yari ubusa. Dore inguni uburyo ubundi inguni naramubwiye ngayubaka niyo kuri etage yo kwa. Cyaka yari amafaranga y'ubuntu. Irangi barimazeho. Dore ahantu basigaye batekera. Dore ahantu basigaye batekera. Inzu yanjye baranze bayihinduye hotel bayihindura ahantu batekera. Ubwo tuvugisha ukuri iyi nzu hari undi muntu waza kuyikodesha batekera. Reba. Niko! Niko ye! Niko! Yem! Saga suzuguru. Yem! Wewe kama nyuta ukari vinagari. Android. Subira biri ngo karivi. Karivi ku mazu yubaki. Karivi ku fatiki ngafata kibando kubita. Ngafata kibando kubita. Ngaho kubita nabonye murabizi murabishoboye. Fata kibando kubita nyica. Nikira ku mazu yanyu. Nawe rwose. Murifashe no inzu murazangirije none n'umuntu yavuga ijambo rimwe mugashaka usotse utuka. Ariko hoya murandi barakureze. Hoya numvaga ari umuntu urimo gusa nyirinzu. Ahubwo ni karibu tuganira. Senya izo so yubatse sha. Senya. Ega musenye. So yarubatse. Tukwakiriza iki? So yarubatse. Unyakiriza iki se wambwa? Wowe wanyakiriza iki wowe? Nanyize ngo numvisha umuntu hamagara ndavuga no nibabisa bya bisambo nyine wadukodeje n'inzu igira ibisambo ndavuga ni reka karagaciyemo igira ha ashiki bawe barahari Mavide inzu niyo nashizeho amafaranga yanjye menshi ariko mwifashe mukitwara neza mukagira gutya mugafata ibintu neza nkuko mbishaka iyi nayibaho ino gusa ku mafaranga mfite ingino gusa none se wayiduha nyine rega buriya bavuga ngo umuntu agwa hari icyo ashaka hari uguha umwana ashaka gutera sida nyine biravaye biragiye none se mushiki wawe ufite babiri ufite Kamariza ufite jeje ariko none se inzu ni zingahe hari inzu hariyo dushe na toilette ni bingahe aho kwituma ni hamwe aho kubona none se mudataho kwituma mwagira aho kuba ni nkuko udafite mukuru wawe utanagira muri umuna wawe bigusaba kuba ufite umutoya kugira ngo habeho n'umukuru cyangwa habeho umukuru n'umutoya byose ubifatanyije gutya bigira injyana none ngewe nka nyiri inzu hanyuma Mavide ubwo urashaka ku inde nkunda kugira ubwenge nawe ngende ubundi wowe iyo mubonye ntabwo wari ukwiriye kuba waba muri aka gace bari kubohereza za Kigali za Kacyiru gutyo mu bakire bara abajene bacuruza amatelefoni buriya nibo nzi neza urumva hacuruza telefoni afite inshuti yanjye bita gashuti icuruza telefone Imana yakugiriye gutya mukamenyana mukaba inshuti we na gashuti hehe n'ubukene uzampuze nawe ndashaka kuva muri iki cyaro nasika n'umukire uramuna Josiane kuntu agiye kudukirana afite urutelefone kwa masa abiri uriya mwana ni wasaba Josiane uriya ni we ubundi wagira ngo amafaranga yanyu mfite n'amazu yanyu nafite uriya mwana ngewe noneho reka ngwize ukuri ubona ko inzu yawe irimo ibyumba bibiri
ubundi imwe kimwe cyari cyanjye na Cyusa urumva ikindi ari cya Kamariza na Josiane. Josiane asigaye i Kigali rimwe na rimwe akaza hano. Wowe urashaka ndi kugira ngo nzamugupase ugire arahise n'agashu. Josiane arahari? Josiane yaramaze kuza nibwo akiva i Kigali. Hako no kumufata ni harari. Mbere yuko wenda twanzura ndabizi ufite umugore ufite n'abana sibyo kandi akora arose ni ngombwa ubinyibutse oya nyine no ndabizi ko namwe mutagira inzu nkuko mutagira n'ikibanza ndabizi ni ngombwa se ko mbikwibutsa ngahogira nyine ubwo mbigenza nte umushakiremo umwe muri bo kari kandi mwarakoze kubaka inzu rwose ni furiza nanjye no kubona ndavuganirika banze ganirize nyiri mazu buriya nyiri byondo aba ari umwami ese wagivuga mu kintu araturagurika hanyuma izi nzu sinabikubwiye ko ari zo nashoye amafaranga menshi bundi hano ni ubundi barambangamiye hano yari kuhagorora agafatira atakashira akahagorora urabona etaje yo kwa Ruremesha uburyo bayubatse kakandi bashize ku nguni gutya amadisha manini niko yagomba gushira hariya ariko naramubwiye ngo fata inzu yanjye yubaka unshira ko kahano arabyanga abafundi b'iyi minsi bumva bigoranye abafundi b'iyi minsi bumva bigoranye hanyuma sha kubaka inzu nziza nk'ingi igahita iza kubamo ibizuba zuba ibi ngibi ntabwo arakanze ucisha akantu yose ndetse ko naye landlord rero nanjye nari ngiye kuvoma ndavuga nti reka nkugeze mu rugo banzure n'isuku dusigaye dufite ubu ceceka nta mpamvu yo gusakuriza abari nk'aba ngaba Imana y'isi n'ijuru yaremye isi n'ijuru mavi egera aho yatuza mukobwa tuza Imana y'isi n'ijuru Mana wararemye umpa amafaranga urambwira ngo Mana ntacyo utamaye wenda abantu ntabwo tujya dushima ariko ni byiza tukajya dushima umaye inzu nziza umaye n'abayituyemo beza dore umwari Imana y'isi n'ijuru seko numvisha yuraguye mu cyane ubundi we habaye umwana tuza wowe ndakubwiye ngo tuza urumva wowe ni wowe mugisha w'uru rugo ku buryo ushobora kuviraho uru rugo kubaha inzu yose ariko kambaza ikibazo kimwe sibyo mbizi ukuri sinzamurijwe wenda ngabantu bagiye mu gutongana bari mwari muravukana tutavukana ntago bishoboka kubera iki uko nambaye ubusa nkawe se Imana imuhaye ubwiza nabushize ku karubanda kugira ngo twese turebe kugira ngo Imana ipime imitima yacu irebe uburyo iteramo nose base ngutizisha tushye ubaye iki ufite ikihe kibazo ariko nimba uri mukuru bivuze kubangamira muri umuna wawe ntugashitira amafuta ayaye mafuta akoze ahubwo avuga ngo nibwo buryo mugomba kubaho amahoro urabona ukuntu ngana rebe dore umwana Imana y'isi n'ijoro wowe mushize mu mago naravuga byinshi mushize mu mago isuru wowe ese ujya ureba urwego umuhagaze ugasanga ndi kumwe nawe cyangwa ndi type yawe reka nawe wavuze wagiye ngo ni icyarahani se abasaza b'ikigeho none ihera ku birenge uzamuke iki ntumwange ngo nuko ari landlord